uzaca no mu muhindizo by'ibyuma byo nzabicamo kangahe kabiri n'iby'imiringa nkwereke aho nura ko haciye no ntibizakugora ndetse n'amazi ntazagutembana n'umuriro ntuzagutwika we ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biri imbere hari abantu bari imbere yacu bafite ururimi rw'ubucakuru rw'uburyarya bw'ubugome bagambanye guteranya kugonganisha imitwe guhondanisha abandi ayiwe dufite bamabukwe batadukunda tubadako batadukunda dufite bamukazi bacu imiryango baduhondanye n'abagabo dufite abantu bapanga ubugome dufite barashaka gusenya ngo tumere nkabo rero muri abasengesho Imana yishu umubisha wawe Imana himbaza nawe babwira ibyo Imana yagiye mutange nakubaza ngo niba ufite 50 ngo ntibiguri parasera ngo genda uguremo uyarye ngo urajera ibidahari ariko twemere mu buryo bwa ekonomi ngo 50 ngo biguremo indya urye ngo ufiriti ngo ntuzarwara umutima kubera ifiriti ngo amafaranga ataguze ikibanza yaryemo azaho bakagwa mu muntu cyangwa yatunga buhoro buhoro yubakemo umubiri nyamara hari umugani baca mu kirundi nkunda isorosoro rigwira iyo riroye ubwo ni duke turagwira iyo tubitswe neza hako ni nako kuri ariko ngo murye murangize abandi ngo ibyaha byararangiye muhumura abandi ngo kugira ngo ugire gutya ngo jya wemeza abantu kujya kurira muri Mario tutazasubira bimaze ntacyo bimaze haririye muri karitsiye ngo bakubone ko winjiye kujya kugura umwenda uhenze magana ngaho utazahora uyambara ukagucura akavuga ngo dore umwenda birwana niki uwo mwuka rero kubuza abantu gutera imbere abandi bati ho yaye bya 10 n'amakosa ntago bibaho abantu bakoshya abandi nagira ngo nkubwire ngo umuntu wese watsinzwe nabakosha uko watsina ngo utabizi kugira ngo ni inama nzima bako yatsinze cyane nyine kandi umuntu wakomeza ashaka n'undi wakomere kugira ngo abone abo bafatanya kuri so rero ntabaza ndagutabara nkwereke ibigize gute utabasha kumenya no kureba kuko Imana iturebera hano ayo magambo sinabwiye yabwiye umukozi wayo ntuze Yeremiya yari amaze igihe muri gereza ndanangiye ngo Imana ijambo ry'Imana izubwa kabiri bwa mbere ryaje ntiryamukura muri gereza agumamo ryanamuzanira amatera n'ibindi agumamo Imana igaruka bwa kabiri nabwo ntiyamukuramo abwira ngo ntabaza ndagira gute ndagutabara hari igihe Imana yagukura ahantu kumva aho yagukiza naho hari umutekano hari ubwo yahagusize ibishaka ifite ibintu igira gutira kugira ngo ibanze igire ibyo ivana mu nzira sinzibagirwa turuva mu Nyagatare tugiye kuvuga ubutumwa hari kera izo nkuru nizo mba nshaka tubyiganira mu modoka harasigaye imyanya 3 yego twari abantu hari imyanya 2 turi abantu 3 turayibyiganira ngo tujyemo dusanga twasimwe ndavuga ariko rero mwaretse aba babiri bakagenda tugategera indi zakuza ngo turi utanguri ntiwo yani mureke ko gera ari mukuru bahita baceceka bose wemera ko barya badusimbuye imyanya twari tugiye kwicaramo modoka yesi ikora impanuka barya abantu barya babiri nyine muri ya myanya napfa nabandi bose ntarukatsa abantu bari ni gere zira modoka ntoya zirukanga cyane utumene bisi biriye ngo mzahabi hari igihe Imana iba yavuye ahantu hari umutekano wawe ubundi nubona utinze ahantu ujyandise mpatinjwe n'ibyaha cyane kutumva ese nukubera iki mpatinze ariko ubwo natwe twese tubakurikiye ikiganiro bibaza ushobora gukere gutabishaka kumba umuruzi yaraguteze muri iyo saha baguteze saa 1 ukaca saa 5 cyangwa kumvira ngo sohoka iruka nkagenda byihorera rero Imana ngo mhereke ibikomeye bitarondoreka utabasha kugira kuko ntabwo wamenye ibibitse mu muntu nyuma yaje kuguhamagara yarahamaka ko twahanye nimero ese ati nakoze impanuka njya kumureba atari ko nsengera Imana n'abari ati naryo amafaranga ati neza ko ndibucyura ati banamaze gukora 15 ubundi mu mota 15 bari byari itahira ubundi 15 waguze sanse niyo abonye 10 gusa saritahira buryo mbwa ntihangane turacyamuvuze ariko azakira ni wihangane jya wumva atase buryo umuhanuzi ntihoya ndi umuntu usanzwe nicyakora nti nzaguha agacano ugira agacano njya nirirwaho nuko ariko biturutse kuki burya hari umuntu wavuze ibintu sira abantu tumufata nkaho tutabyumva ngo iyitinze uwikereje iramutegera iriya imvugo ya Elevania ni imvugo nziza ndanamuzi
ruvuga ngo igutindije ahantu utahatindijwe n'ibyaha utahatindijwe n'amakosa yawe izahagukura kandi yihuta ubwo ari yo ubwaye yabihisemo kuko kuhagushyira harayigucungira umutekano yego hari ibyigira ngo ibanze ikore mu nzira utabasha kumenya ngo ibonekera Yosefu muzi ngo garukana umwana nyina kuko washaka kubica yagize gutera yarapfuye urumva yarabareberagayo bo batirebera ariko yutinze harabakerwa nabyo nuvuga ngo muri uyu munsi tuma dusanga twegera gusenga amasengesho ni byiza ko hari ikimana ishaka gukora imana yari musuye bwa kabiri bwa mbere ntiyamukuramo ntiyamuzanira amatera ntiyamuzanira ibiryo haza ibwongerwa bwa kangahe bwa kabiri nabwo ntiyamukuramo ugamubwira ngo ikibazo si uburoko ahubwo we ntabazi burako bwose bwari bumubabaza nibyo ndi kukubwira ngo si igitangaza ko imana yakubwirira Kanani mu butayu amasengesho adasanzwe bwabera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka nawe ugahindura ugabana bivuye ku itegeko ry'Imana n'ishurwa rikomeye ubwo abantu bagiye guhura n'ingorane zitandukanye ku isi yose ndetse bikagora gutakaza akazi gupfusha ibyago ingorane ingaruka z'abadayimoni za karande bivuye bigenda ku bantu Imana yategetse amasengesho y'imisi ngo yihuta special prayers kandi agomba kuba afite imbaraga zo gusenya no kuvanaho ibyo byose byagukurikiye kuko ntabwo uzatambuka muri iyi misi ari uwambaye neza ari ufite tonto na tantine ari ufite ababyeyi n'inshuti n'abandi bose ari ufite amafaranga oya hagiye gutambuka umuntu wasenze warenze icyo yavuze warenze icyo Imana yamubwiye wa muntu uhagararanye n'Imana ikamuba bugufi ndagira ngo mubwire ikintu gikomeye tuzasenga amasengesho y'imisi 7 tugira ngo duhagarike imbaraga mbi uzayakora nta byago nta ngorane ubumwe bw'abera ministries amafuta kandi agira amateka uzogahinduka si idini si n'itorero ntabwo ryenda kuba ryo ahubwo icyo dushaka nuko mu itorero urimo ubwejwe muri ryo kandi bikagenda neza amafuta agakandagira amateka senya karande senya inkomoko z'icyaha kubita hasi imbaraga z'abadayimoni zishwiragize zivane mu nzira hagarara ku gicaniro kizima gituma uhindura amateka kugira ngo uzabashe gutambuka kuko ibiri imbere ntabwo bizoroshye ku muntu uwo ari we wese n'isi yose igabweho ibitero si we wenyine gusa shalom ngusuhuze nkomeze nkwifuriza kugira ibihe byiza wowe udukurikiye aho uherereye hose Imana iguhe umugisha cyane turakomeje n'amasengesho hano uri kutureba niko bumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka n'ubundi turacyabirimo turacyabikomeje nta bindi turimo ni ibihe byo gusenga ni ibihe byo gusobanukirwa ni ibihe byo kuyoboza ni ibihe byo kumenya uko twitwara ariko tuyobowe n'Imana ndetse n'umwuka wera ariko hari abakozi b'Imana yabibwiye kugira ngo tugendane amazina ni Jerry ndabasuhuje mwese ndi kumwe n'ubundi bisanzwe ndi kumwe na Silas ndetse na Mushumba ndabakiriye cyane ndabasuhuje Mushumba waramutse naramutse amahoro ndashima Imana kuri uyu munsi wa gatandatu witeka ari mu ruhande rwanjye kandi Imana iraturinze mu buryo budasanzwe mu mavuta ari hejuru cyane yuko umwami Imana agiye kugirira neza abaye muri aya masengesho ni igihe cy'insinzi kandi Imana aramwenga amasengesho abantu bazasenga ni garanti y'igihe kirekire ariko bantu mwatigeze mukora imirimo mwarariye murunguka nimwagiye mukorera Imana mubeshya Imana yambwiye ngo ubundi abantu bose bicaye ku mihigo batahigwe no bagiye guhura n'akaga yavuze ngo Imana n'umuntu byaro nzakora ibi ntiyabikoze Imana nunyimura mu gihugu nzakora ibi ntiyabikoze Imana nugira gutya umushahara mbere nzawuguha ntiyabikoze hari ibintu abantu bavuze ko bire yaravuze ngo nukujya imbere y'Imana ujya imbere y'Imana yirinde ntapfe kuvuga ijambo ntago ari byo ngo nuza mu nzu y'Imana ujye witonda ntugapfe kuvuga abantu bavuze barangije ubuzima burabagoraho bagoye bituma bashaka kubeshya Imana ariko Imana ni inyembabazi ni inyempuhwe Satani ntabakange nubwo umwanzi ahagurukiye kunaniza abantu n'amasengesho ariko Imana yo gutabara hari byo yego amen yego Sira waramutse neza umeze neza ndashima Imana ko nongeye kugaruka muri aya masengesho numva nguwe neza ndabashuhuje nanjye nitwa Tugushimiye Silas kandi nicaranye n'umushumba musabiye kurama namwe mwese musabiye kurama mu izina rya Yesu na Jerry n'abandi
na Joseph yego reka dutangize nizere rero ko Imana yo iri mu ruhande rwa buri muntu wese nko tuma tuganira ariko ndagira ngo twibaze ibintu byinshi ese kuki buri gihe ubona utajya ugira inzozi nziza nuko ari wowe hari Imana yanga ikindi inzozi ntabwo ziva kwa Satani mureke ibyo bintu byanyu ahubwo ni Imana ikuburira ngo ugire ibintu hindura ariko abantu kumva barabyanza burya ahubwo bashaka inzozi nziza ngiye gute ariko byo gukosoka rero ka dusenga Imana sira tugiye gusenga Imana kano kanya ndumva wowe usenga utangira geneza gusenga soza turagushimiye kuri Imana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo turabigushimiye komeza kubana natwe udushyigikire muri uyu mwanya w'aya masengesho uri Imana yo kwizerwa uri umwami wo kwizerwa muri aka kanya buri muntu wese udukurikiranye yongere kubohoka yongere kwakira ubuzima yongere kwakira izindi imbaraga ndasabye nkwinginze ngo umuntu wese ukurikiranye ubumwe bw'abera yakira ubutabazi yakira ubushobozi yakira ubutsinzi yakire gukomera yakire guhirwa mu izina rya Yesu Kristo amen amen ijambo ry'Imana riravuga yenda turaguha umwanya yenda urabona ko ukomeza gahunda tugana ko ndashaka ko kumusaba tugiye ibintu tuganira tugiye guha umwanya dusubize ibibazo mva wifuza ko cyane cyane witwa ni Claude yaravuze ngo ngaragusuhuza yego natwe turamusuhuza yaramenye ko njya mwitanga niba ari Claude majambo njya mbyibagirwa sinzi ko njya mwitaka ariko yitwa narivuze ikintu ko handi ariko atanga n'inyuti yakana na hagati ibindi birekera aho ngaho ko babariza bikenewe ariko Yeremiya 33:3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye tabasha kumenya ubundi nicyo amasengesho avuga suko ujya ku musozi ngo oya ntabaza dutabaza Imana turi hehe ese watabaza wahemukiye abantu babeshye Imana none bari kwitabaza ikindi babeshye n'abantu kandi abantu nabi Imana none uratabaza wabeshye ntabwo bishoboka ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biri imbere utabasha kumenya imbaraga z'amasengesho ndetse n'imbaraga z'inzozi ni ukumenya ibiri imbere bihishwe utarasobanukirwa ntabaza ndagutabara none iragutabara mufitanye amakimbirane warahize ntiwahigura wataye ubukristo wataye ibanga ntago kiguma bugufi wasezanye na madamu kuzabana karamata none uramutimbagura urahemukiye abana no kuvuga ngo uko turushaho guhemukira abantu tuba duhemukiye Imana direct cyane kuko Jerry niba hari ikintu niba hari ahantu Imana yubaha ni umuntu yiremeye abana bashobora gupfobya uko bashaka ariko Imana yo ubu utabona ubana wo kutagenda uburi uko abandi bagupfobya uri ikiremwe Imana yashyize mu isi kandi yishimira nta muntu n'uyu wavutse Imana itamwishimira kabone nubwo yaba abana afite ubumuga utamwemera ariko n'uwo Imana hari kandi uko yagenza benshi uko yagenza umwe uko yagenza na benshi nuvuga ngo ibyo yateza umwe yateje umwe bifite ubushobozi bwo kwiteza no kubandi rero kuba amaguru akiri mazima mu ukiri muzima nta rutugu rurwaye utarimo serum utari kwa muganga udafite kanseri ni ubwivumbure bw'umubiri yego babyita se kanseri umubiri niwo wivumbura uko bikora nta shinge uriho ntaki ufite buriya mbwire genda kubyara abana bagera kuri 5 8 7 ukagera kuri nyabyenda 10 nasaguye nta numwe urimo bose babona nta ufite ubumuga urahimva neza ntibyakabaye ishimwe cyane ibyo ntago agomba kubigira impamvu yo gusuzuma ese bapfakaye bo nuko barusha ubwiza n'uburanga soro ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biri imbere utabasha kumenya mwuka w'ubugambanyi na za bariyeri byose kandi niyarose inzozi ntamenya ngo Imana yamuburiye ikindi
gikomeye ni ubuyobe bw'amadini menshi arimo yigisha abantu ibintu bitari ukuri. Yego. Abyumva neza. Ndi kukumva cyane. Hari akantu numvise kuri TikTok. Sinemewe kotinga ibintu by'abandi ko turabitinya kuvuga bera. Ariko nagashyira mu telefone karavuga ngo niba ufite 50 ngo ntibiguri parasera. Ngo genda uguremo uyarye. Ngo urajera ibidahari. Ariko twemere mu buryo bwa ekonomi. Ngo 50 ngo biguremo indya urye ngo firiti ngo ntuzarwara umutima kubera firiti. Ngo amafaranga ataguze ikibanza yaryemo. Azaho bakagwa mu ntu cyangwa bacunga buhoro buhoro. Yubakemo umubiri. Nyamara hari umugani baca mu kirundi nkunda. Atiki. Isorosoro rigwira iyo riroye. Ubwo ni duke turagwira iyo tubitswe neza. Hako ni nako kuri. Ariko ngo murye murangize. Abandi ngo ibyaha byararangiye muhumura. Abandi ngo kugira ngo ugire gutya ngo jya wemeza abantu. Kujya kurira muri Mario tutazasubira bimaze. Ntacyo bimaze. Haririye muri quartier. Ngo bakubone ko winjiye. Kujya kugura umwenda uhenze magana ngaho utazahora uyambara. Ukagucura akavuga ngo dore umwenda birwana niki. Uwo mwuka rero kubuza abantu gutera imbere. Abandi bati ho yaye bya 10 n'amakosa ntago bibaho. Abantu bakoshya abandi. Nagira ngo nkubwire ngo umuntu wese watsinzwe. Nabakosha uko watsinda ngo utabizwe kugira ngo ni inama nzima. Uko yatsinze. Cyane nyine. Kandi umuntu wakomeza ashaka n'undi wakomere. Kugira ngo abone abo bafatanya kuri. So rero ntabaza ndagutabara. Nkwereke ibigize gute? Utabasha kumenya no kureba kuko Imana iturebera hano. Ayo magambo sinkabwiye yabwiye umukozi wayo ntuze Yeremiya. Yari amaze igihe muri gereza. Ndanangiye. Ngo Imana ijambo ry'Imana bwa kabiri. Bwa mbere ryaje ntiryamukura muri gereza. Agumamo. Ryanamuzanira amatera n'ibindi. Agumamo. Imana igaruka bwa kabiri. Bwa kabiri. Nabwo ntiyamukuramo. Abubwira ngo ntabaza ndagira gute. Ndagutabara. Hari igihe Imana yagukura ahantu kumva yagukiza naho hari umutekano. Hari ubwo yahagushyize ibishaka. Ifite ibintu igiye gutinya kugira ngo ibanze igire ibyo ivana mu nzira. Sinzibagirwa turi kuva mu Nyagatare tugiye kuvuga ubutumwa hari kera. Izo nkuru nizo mba nshaka. Tubyiganira mu modoka harasigaye imyanya 3. Yego. Twari abantu hari imyanya 2 turi abantu 3. Turayibyiganira ngo tujyemo dusanga twasimwe ndavuga ariko rero mwaretse aba babiri bakagenda tugategera indi zakuza ngo turi ngo ntiwo yani mureke ko ari mukuru bahita baceceka bose. Wemera ko barya badusimbuye imyanya twari tugiye kwicaramo modoka yesi ikora impanuka barya abantu barya babiri nyine muri ya myanya apfa n'abandi bose ntarokotse abantu bari ni gereza la modoka ntoya zirukanga cyane utumene bisi birire ngo nzahataye ingabo nyinshi zipfe ku bwawe bundi kuba uyu munsi urari ibitambo byabonetse hari abandi bari Imana igitabara. Yego haundi mu Imana yabwiye ngo ngiye kuguhisha twumva yindi giye kumujyana nk'ahandi hantu bamakubise uburokoze nawe ngo ngiye kuguhisha ngiye kuba nguhisha bamukubita uburoko wa muntu wamusimbuye ahita akora impanuka muri ya modoka. Ariko imvugo y'Imana n'imikorere yayo biza bihabanye nuko umuntu yabitekerezaga. Nimba mvuga ati nyine ntabaza ndagutabara nkwereke wowe urangajwe n'ibiryo n'inyama no kurongora no yego n'umushahara n'ibiki byose ariko hari ibindi haleluya hari ibindi bivangiwe kandi utabasha no kubona kandi ibyo bindi biragira ngo utazakira ibiboneka. Yego erega ibikurwanya bitaboneka birakubuza ibiboneka bari kuzakira. Yego kandi nibyo byinshi nivuge cyane kandi bimurwanya nibyo byinshi noneho kuko bikurwanya ari byinshi bitewe n'ibyinshi ugiye kuzakira. Narababwiye ngo ubundi umunyazi niki umunyazi nta kubuza guhaha nta kubuza kubyara nta kubuza kwiga arakwihorera icyagushakaho niki iguye ibike ubuza akazi ugakuye hese ushyire hari indusaza byara nyine byara bamwe ko bose usanga ababyeyi abantu batazakwitaho no mu busaza bwawe ntizakubuza gukora ubukuzana bukora urongorwa ariko uzaba ugiye mu rugo rumeze nko kwicara hejuru y'imisumari ishyushye ikujomba inanakotse niko bimera nta nakubuza kurangura kugamanura ibiciro twese ugushiririza ugutwi kuko na satani ntabwo hari igihe rwose afata gutya diporome zawe zose
agafunga mu kabati. Ni mu kabati kahese kutazana abazi. Ntabwo umenya. Iyo umaze igihe warabuze n'akazi mwegirwa kuba nize ntumenya naho ziba. Byumva neza cyane rwose. Umuntu maze igihe yarashatse akazi ka perimi y'imodoka yarakabuze ntiyongera kuyijyana mu ikofi kandi iratwara kurabizi. So rero ntabaza ndagutabara Nkwereke ibikomeye bigoye utabasha kumenya. Hari nk'amakuba ibyago abarozi ntibabamenya basa n'abandi bantu. Cyangwa tuzi ko abantu bashaje aribo baroga basa nabi ngo bameze uko ntabwo ruzi ariko babona umukecuru ukiruka n'umusaza kubera ko ushinye yazamutse uriya we nta kabuza kumbe ntitumenye ko hari n'abakiri bato b'abarozi babi barogesha akanwa bakarogesha ibiryo bakarogesha gutuma bagatongera bagakongora ariko naho turabatwika turabamanura turabakongora turabahirika turabarurura turavanaho imyanda n'uburyo bwose turakubita imbaraga z'abazimu zose zikurweho. Urumva nibyo twemo tuganira. Mushumba, hari ikintu abantu bajya bibaza nk'ibyo ngibyo uvuze, bamwe bavuga ngo twarasenze cyane ibyo bintu bitubaho ngo ariko yo Imana ni inyembabazi. Ngo ibyo ntago yakwemera ko bibaho. Ijya yemera ko byose bitugeraho. Urumva? Ijya yemera ko byose bitugeraho. Ijya yemera. Yego. Erega ikintu kikubaho no kugira ngo Imana ikwigishe. Ikibazo gihari nuko twiyongereraho amasomo. Buri muntu akiyongereraho imyaka. Burya Imana yateganije imyaka 400 yonyine. Babiyongereraho ubwo amasomo twiyongereye. Yari yateganije imyaka 400 angahe? 400. Barangije ubuginga bwabo biyongereraho 30 40 30 yo mu buretwa. Bahamaze 430. 30 niyo babambye amatafari benda gupfa no gusara. Bana inyongerera kuvuna. Inyongera yego. Hari umugabo nabwiye ariko ni y'ubuginga kuri moto. Tamugana ariko mwegereza mikoro zira twumve. Nabugana ariko ibintu ni ingirakamaro cyane. Wakwitahiye. Mbwira amafaranga ushaka rwose. Ubundi zikwana muri Kigali sinibaza ko hariho umuntu yishyura 3 muri Kigali kireka 3 ugiye utashye muri Kigali yose ko tuyireba. Niyo wajya amasa kumanza 3 biba muri transport oya akora ni 2,500 ntago 3 bigeramo. Nje namuhaye 5 kuva kuva Gahanga nako kuva Kicukiro Gahanga. Tambwira ariko wa mugabo we sinkuzi. Reka duhane nimero. Wakwitahiye ko mbona marayika mu muhanda yavuyemo wagiye mu rugo iwawe. Kamarayika se gute nyamara wakwitahiye kuri umuntu w'Imana si hayo ushaka ati nange ntikiranya gute. Nukuri bwo umva ubwo nene ngomba kwishyura 5 ubwo nti itaha rwose ubwize kuri nusubiraho n'ikazi kawe bikubaho nukuri duhane nimero. Umugabo arazamuka ubwo yahise akorera afite indagiye rwose arakujije ariko ntunga ageze ruguru hari yabona undi muntu umuha 2,500 kujya Nyabugogo inyongera. Turi mu nyongera nizo turi kuvuga. Hari iby'Imana yagennye. Imana yaramuretse yagomba gutaha. Yarakumanukiye aragenda mugezayo. Ashaka umugenzi agarura aramubura. Arimo agarukira mukubita. Amaze amezi 5 mu bitaro amanitse. Yaramuretse mugezayo. Kuko urya nta gahunda yagomeye Imana. Ariko wahindukiye ashaka umuntu agarura aramubura. Nomwe. Ageze Kicukiro amuvuna igufa rivaho neza ubari mu bitaro njya kumusura. Kubera gutumvira. Hari igihe Imana iba yavuye ahantu hari umutekano wawe. Ubundi nubona utinze ahantu ujyandise mpatinjwe n'ibyaha cyane kutumva. Ese nukubera iki mpatinze? Ariko ubwo natwe twese abakurikiye ikiganiro bibaza. Ushobora gukere gutabishaka. Kumba umuruzi yaraguteze muri iyo saha. Baguteze saa 1 ukaca saa 5. Cyangwa kumvira ngo sohoka iruka nkagenda byiworera. Rero Imana ngo mhereke bikomeye bitarondoreka utabasha kugira ntabwo wamenye ibibitse mu muntu. Nyuma yaje kuguhamagara. Yarampamagara ko twahanye nimero. Ese ati nakoze impanuka njya kumureba. Atari ko nsengera Imana n'abari ati naryo amafaranga ati neza ko ndi bucyura ati banamaze gukora 15 ubundi mu mota 15 bari byari itahira ubundi 15 waguze sanse
niyo abonye 10 gusa saritahira burya kwitahira ndamubwira ntihangane turacyamuvuze reka azakira niba ihangane ijya wumva ati se burya uri umuhanuzi ntihoya ndi umuntu usanzwe nicyakora nti nzaguha agacano ugira agacano njya nirirwaho nuko ariko biturutse kuki burya hari umuntu wavuze ibintu sira abantu tumufata nkaho tutabyumva ngo iyo itinze uwikereje iramutegera iriya imvugo ya Elevania ni imvugo nziza ndanamuzi nuvuga ngo igutindije ahantu utahatindijwe n'ibyaha utahatindijwe n'amakosa yawe izahagukura kandi yihuta ubwo ari yo ubwaye yabihisemo kuko kuhagushyira harayigucungira umutekano yego hari ibyigira ngo ibanze ikore mu nzira utabasha kumenya ngo ibonekera Yosefu muzi ngo garukana umwana nyina kuko washaka kubica yagize gutera yarapfuye urumva yarabareberagayo bo batirebera ariko yutinze harabakerwa nabyo nuvuga ngo muri uyu munsi tuma dusenga twegera gusenga amasengesho ni byiza ko hari ikimana ishaka gukora imana yari musuye bwa kabiri bwa mbere ntiyamukuramo ntiyamuzanira amatera ntiyamuzanira ibiryo haza ibwongerwa bwa kangahe bwa kabiri nabwo ntiyamukuramo ugamuranga ikibazo si uburoko ahubwo we ntabazi burako bwose bwari bumubabaza nibyo ndi kukubwira ngo si igitangaza ko imana yakubwirira Kanani mu butayu si igitangaza ko imana yakubwirira imodoka n'inzu wayabuze si igitangaza ko imana yakubwira ngo nzagutuza muri Amerika no mu Rwanda cyangwa ngo ugire si igitangaza ko imana yakubwira ngo nzagushyingira mu rugo rukomeye iwanyu mu burara ijwi ry'Imana ntirigombera aho uri rigusangayo ibaza impamvu uhagaze aho hantu ibaza impamvu utinze aho hantu Imana ishimwe njye nkubwire muri ibi bintu ni ukurinda imbere y'Imana hari abantu bagira kuri 5 Imana igiye gukiza indwara yitwa diabete ku buzima bwabo n'umubyeyi wanjye mukize pe umubyeyi nawe niba ari mu bwonuka ariko genda bibonye kandi ibintu ntibigombera gusenga ahubwo hari iki Imana yamusha yabonaga umuntu afite speed y'inzoga kandi Imana ikeneye kakizwa kandi Imana yari gasanga izo nzoga zizamuta igahita ibigenza gutyo ikoreza iyo ndwara igakoresha igipimo runaka cyane umuntu ari ngushyira buryo kuko ushobora kubona ari umwasama nk'urugero ugasama umwasama mu kinyarwanda mu kibindi bita mbega umuntu utagira ikintu yitaho Imana ikabona ari wa muntu umushyitsi aza wakira ubonye wakira kumwereka ikamwigira ati kujyana amageragere washa kuhamara n'amezi 2 uhava ufite ubwenge burutaho kandi y'Imana imaze kubona ko uyinaniye hari abantu igukuraho bakagenda ukarakara ariko n'inshuti zaragiye kumbe ntizari inshuti byari byuririza Imana yakuye mu buzima ko birahari uyiriwe he waraye bigucomeka bigutanga kuvugisha biguteranya kandi hano mushobora kwifatanya gutya kuko baba bazi ingeso mbi ariko nta mukozi w'Imana koko bari kumwe nawe ko agahita gukoresha kohereza mu bandi ahantu ntabaza ndagutabara ni ibintu bine bikomeye sira icyambere ntabwo tuzi bari around us ntabwo tuzi batuzengurukanye biki ni Bibiliya ni isoro riri nk'ibiryo n'amafaranga cyangwa ni ibicumu n'ibihoro n'ibihosho na najoro n'imisumari ya 15 yo gukubita kugira ngo bakubuze iyo werekera kuko Satani mu bunyazi bwe akujya imbere akakubita kandi nta kujya imbere akwegereye kujya imbere à distance akazitira ariyo mpamvu lame fora tayezo ariyo mpamvu bavuze ngo nzakujya imbere ataringaniye nuvuga ngo ahataringaniye mpagire gute nuvuga ngo Satani yaciye imbere agenda acukura ibyo bati ndamutegera muri quartier Imana yo kabyara iragendera bisiba mwereke ibyo utazi ushaka kumenya ikagenda isiba byabyo yego mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yuko bimbwira Imana maze kubimenya urumva Satani yagiye imbere acukura imyobo n'abagome n'abagambanyi n'abahemu n'iki buryo bakora amatsinda abiri hari abakujya imbere bagacukura ibyobo n'abasigaye nyuma bakumwaza arahugwamo reka tumupfundikire nahugwamo turapfundikira Imana ikakujya hehe imbere ahataringaniye ikaharinganiza ngo nikaterepurari uhimbazwa ibishyitsi amabuye inonko ibyo bateye yigizayo turamurangiza turamumanura bagasangura cyahagaze Imana ihimbazwa ahataringaniye gute maringaniza
ntugire ubwo uzaca no mu bihindizo by'ibyuma nabyo nzabicamo kangahe kabiri n'iby'imiringa nkwereke aho nuramuka uhaciye naho ntibizakugora ndetse n'amazi ntazagutembana n'umuriro ntuzagutwika we ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biri imbere hari abantu bari imbere yacu bafite ururimi rw'ubucakuru rw'uburyarya bw'ubugome bagambanye guteranya kugonganisha imitwe guhondanisha abandi ayiwe dufite bamabukwe batadukunda batadukunda dufite bamukazi bacu imiryango baduhonde n'abagabo dufite abantu batanga ubugome dufite abantu bashaka gusenya ngo tumere nkabo rero muri abasengesho Imana yishe umubisha wawe ijambo nawe babwira ibyo Imana yagiye mutange nakubaza nashubije icyo mbaje cyangwa yego nibyo cyane ndanyuzwe nizere ko n'abari badukurikiye banyuzwe isigaye no gusenga ikibazo saho utinze aho guhatindanye iki uhatindanye ubuhe burinzi kugira ngo isubize neza kiryohe utinda kwisezerano bingana no kurama kwawe uhimbazwe uko bitinda ni kurama kandi niko wiga ibirutaho ndetse Imana yakwemereye inzu muri 2020 ukaba ugeze mu bihumbi idolari rigeze kuri ku mafaranga 700 ntabwo cyamagana igihumbi ubu uyu munsi siko ugiye kubona ifatika biremereye ariko bonye ko buri mwaka bahindura systeme z'imyubakire cyane ugasanga wakanze abantu n'agaciro ugasanga bapi ntabwo ikibuko utabona n'igisenge ko reka ntabwo wakibona zigonze ukuntu kwiza ibirahure gusa hasi cyane kandi kwasise bajura abanyuru nivuga ngo hari ibintu bimwe Imana ikurinda ariko ifite ibindi izago kandi byiza kurusha uhicaranye iki uhicaranye nande yakubwiye iki mwavuganye iki kuba uri muri gereza si ikibazo gereza twavuga ntabwo uri gereza y'amapuso turavuga mu bibazo utinzemo igihe kirekire ahubwo ntuhicaranye winuba ese ko Imana itiyutiye gukura Yeremiya muri gereza ntabwo atabwo igihe kinzanye nta n'ibindi iyo ngufuri si ikibazo ntabaza ndagutabara n'ubwo uryamye uzi impamvu samuga kuriya yagomba kumwereka yuko naramuka ahungiye ahantu azapfa yamubwiye ngo ntuzave Yerusalemu mu Egiputa bareke kujyayo abandi ngo muzayoboke none baza kubwira abantu ngo nimuyoboke Nebukadineza abantu batumupaganura hano wahe baza kuyoboka Nebukadineza tuzamuyoboka nta cyazaba kandi ko bamuyobotse ntacyo yabaye ariko urumva harimo ikibazo gikomeye urumva rero mu buryo mwuka no masengesho turimo hari ibikomeye utaruzi mu rugo rwawe niyo mpamvu rero tubona miruwari bakurunguruka inyamaswa ibintu byose bikugendaho ukabona hari imiyaga ihuha umwenda ukazamuka bisobanura ngo ari ingenza urabyumva ariko sira reka dusenga Imana dusengera mushumba harya sinzi utangira ngo haye iminota rangiye nubwo ntarimo ntatanga ikiganiro nawe gira ibintu bivuga nka bibiri bwira abantu bagukurikiye umva ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye ese wicaye utarahemukiye ese ibyo wahize warabihiguye ese ibyo watuje akanwa kawe ukavuga ngo nzakora ibintu nkuraha warabikoze ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye ari gukivuga nayo magambo Imana yarambwiye ngo umuhigo ngo nta muhigo ugerekwa ku wundi ngo umuhigo ni nk'ibiryo biri ku isahani iyo utawuhiguye ugumaho kandi nta wakongera ku biryo hejuru y'ibindi biryo kandi biba byuzuye byameneka kadusenge mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo w'i Nazareti tazo ferbora lonaime and sefo adeikor la lawando mini farielesa semai witwa Uhoraho Imana ishobora byose ndagushimiye ko ugiye gutabara buri muntu wese ukamwereka ibikomeye kandi ibyo tweretse ubugiye no kubikemura wohereje abantu barokora Yeremiya bwo yaraguye mu rwobo rurerure ruri mu isayo n'ibyondo uko niko ugiye kuvana abantu hagati y'intambara ibyago amakuba ingorane bihagurutse kandi mwamara amasengesho ugiye kurema ibintu biremereye utsinze imbaraga mbi z'abadayimoni ukubise hasi bimwe bya sekibi urwanije imyuka mibi y'uburyo bwose datutanze dokeri ya mosandonemo P1 for bright expire mwami ndasabye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mudayimoni witambitse imbere y'ubuzima bwabo akurweho agende ajye kure in the name of Jesus turagushimira ko twumvise ubwa Yesu Kristo mwami wacu
amen amen.